Normalement, je ne parle pas des sujets de tendance et d'actualité. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un événement très bizarre qui a eu lieu avant quelques semaines pendant le match Maroc-Croatie. Bien sûr, dans la Coupe du Monde du Qatar. Quelques personnes au TikTok, Instagram, etc. ont fait attention. La plupart n'ont pas fait attention. Voilà un homme habillé d'une façon très bizarre avec une tête de mouton. Ça, c'est pas aléatoire. Ça s'appelle le Baphomet, un dieu sacré dans les yeux des anciens arabes et des anciennes cultures du Moyen-Orient. Ce n'est pas au hasard qu'on a vu ça. Il y a une vérité très importante derrière ça et des ramifications importantes que nous allons clarifier dans notre vidéo. Seulement un jour avant la finale, on peut voir ce Baphomet dans la section VIP et personne ne réagit. Voilà, comme si c'est quelque chose de très normal, une chose qui prend place tous les jours dans le stade, un Baphomet en promenade dans la section VIP. Voilà un autre signe effrayant. Il ne faut pas oublier que les autorités du Qatar ont interdit aux personnes de toutes les nationalités de s'habiller d'une manière bizarre ou différente, pour des raisons de sécurité et respect, etc. Donc, la loi s'applique à tout le monde, sauf le Baphomet, c'est-à-dire le Baphomet, c'est la seule personne qui peut s'habiller autrement et d'une manière bizarre. C'est très bizarre et très effrayant. Le monde entier était en train de regarder le match, yeux collés aux écrans. Le moment idéal pour envoyer un message subliminal, un message clair et secret en même temps. On peut déchiffrer le message, c'est un message contre toute religion. C'est un challenge aux pays arabes et aux pays islamiques. Voilà, on est là, on est en contrôle. Tout ce qui se passe, on le contrôle dans vos pays musulmans et dans le monde entier. C'est très grave, mais plus grave, c'est la réaction absente des médias dans les pays arabes et musulmans. Donc, cet homme ne vient pas d'une autre planète, ni d'un autre lieu, ni d'une autre galaxie. C'est un Baphomet, un symbole satanique qui a des origines très anciennes. C'est un dieu faux, un challenge d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un défi très clair de la part de ceux qui détestent l'islam. Un défi clair, nous sommes parmi vous, votre religion ne peut pas nous stopper, nous sommes ceux qui vont gagner à la fin. nshuti bakundwa mwebwe mukurikiye iyi video cyangwa se ubu butumwa ku batumva ururimi rw'igifaransa ku byo tumaze kubona muri aka kavideo nagira ngo mbasobanurire. Niba mukurikiye neza, uyu wavugaga ni umuyisilamu, aragize ati ubusanzwe sinkunze kuvuga ibigezweho, ariko ibyo nabonye mu mupira w'amaguru wabereye mu gihugu cy'Ikatari nagahomamunwa ku buryo guceceka birananiye. Ati bamwe mwarabibonye abandi ntimwabyitayeho, cyane igihe Maroc yakinaga na Croatie haje ishusho iteye ubwoba y'umuntu wambaye ibintu bidasobanutse. Atariko iriya n'Imana bita Baphomet. Nange reka nongereho icyanjye gisobanuro. Ubundi ndetse muherutse no kubibona ko muri Amerika hafunguwe idini ryo gusenga iyo mana. Imana isengwa n'abasataniste. Ni Imana irangwa n'ibi bintu. Bwa mbere ni umuntu mbese wambaye igihanga cy'ihene. Bigaragara byumvikane neza, muzi ko ihene zizahagarara ibumoso bwa Yesu Kristo. Bigaragara ngo abayisenga basenga iriya mana bizere ko bazaba bahagaze ibumoso bwa Yesu Kristo. Ikindi kiranga murabona ni igihanga cy'ihene nyine y'ingabo, cyo bita robuke mu gifaransa. Duko amahembe ubundi muri monde animal cyangwa se mu nyamaswa amahembe avuga puissance, ubushobozi. Mu gahanga nimureba neza harimo ikimenyetso cy'inyenyeri bishaka gusobanura ngo ni inyenyeri muri iki isi, ariko ni ikinyoma cyambaye ubusa Satani abeshya bamwizera, kuko ahubwo ni inyenyeri yajugunywe ivuye mu ijuru kubwo ubwibone bwayo ishaka gusimbura Imana, iratabwa iracibwa mu ijuru. Ikindi nimureba neza ku nda yacyo y'icyo gishushanyo y'icyo kimana, muzasanga hariho ikindi gishushanyo muzakitegereze. Kiriya gishushanyo gisobanura ubucuruzi bwitirirwaga Imana Hermes yo mu Bagereki. Bigaragara ko Satani afite intwaro ikomeye cyane yo gushukisha abantu amafaranga, ubukire, icyubahiro kugira ngo bamuramye. Mugomba kubyitondera.
ye uyu yagize rero ati ikatari Katari ubundi yari yarabujije abantu kwambara ibitajyanye n'imyemerere yabo ndetse n'ibyerekeye ubutinganyi. Katari yari yabyanze, atariko kuki Bafome yo bayemereye ngo yambare uko ishaka? Na kaga ntibisanzwe. Arasobanura ati abasataniste barimo kutumenyesha ko badukontorora ndetse bakontorora Isilamu n'andi madini yose ndetse hamwe n'isi yose. Aravuga ati ariko ibyo nakaga biranababaje. Ariko ikintu gikomeye yavuze nanjye ndi butindeho, yavuze ati ikirushijeho kuba kibi nuko abayisilamu baricecekeye, ntibarimo kwamagana iryo kontorora, ntibarimo kwamagana iriya mana bashaka kutuzanamo bayirutisha Allah. Uwo ni umwisilamu uvuga. Noneho ngi ikibazo nanjye nshaka kwibariza abakristo, wowe uvuga ko uri umukristo, ndakubaza nti niba umuyisilamu nk'uyu ahirimbanira kwanga imyizerere mibi no kwanga ikontororwa rimubuza kuguma kwizera no kuramya imana y'abisilamu, wowe uvuga ko wizera Yesu Kristo ko ari umwami wawe n'umukiza wawe, ese witeguye guhamya Yesu Kristo no kwanga kuramya Satani mu buryo ubwo ari bwo bwose yaza yishushanyijemo, ndetse kugeza naho wabizira cyangwa byakuzanira kurenganywa? Umva, nimutekereze kandi umwuka bagenderere. Imana iduhana umugisha. Ntuhagarike umutima wawe. Umva nshuti yanjye nkunda, wihagarike umutima. Niba warizeye Yesu Kristo, wihagarike umutima. Ibyo bagukangisha byigukura umutima, ndagira ngo mbabwire nimureke tugere mu ijuru tukiri muri iyi si deja. Uko niko kwitegura umwami Yesu. Uyu munsi niwizera Uwiteka akora igitangaza. Uyu munsi niwizera Uwiteka akora igitangaza. Haleluya, haleluya. Shuti bakundwa, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi tubahaye ikaze muri ubu butumwa Imana yongeye kuduha aho muherereye hose ku isi yose, mu Rwanda, mu Burundi, mbese muri Afurika hose, mu Burayi hano, muri Amerika n'ahandi hirya hino hose. Tuzi ko hari abantu benshi mudukurikira hano kuri Afranchisoma TV kugira ngo dusangire ubutumwa Imana iba yaduhaye. Rero tubahaye ikaze kandi Imana ibaha umugisha muri byose. Imana ishimwe cyane. Noneho rero kugira ngo mbagezeho ubwo butumwa, reka tubanze twishyire mu maboko y'Imana. Nshuti zanjye, Uwiteka Imana yo mu ijuru, Imana isumba byose, nyir'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye ko wongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo utugaburire. Turi imbere y'ubwiza bwawe, tukuragije byose, tubishyize mu maboko yawe kugira ngo abari hirya no hino bose natwe kandi twese duhurizwe hamwe imbere yawe kugira ngo wivugire natwe twumve. Mana, ndagushimiye ko umwanya wose tumara ari wowe uwuyobora, kuko ari wowe wadutumiye kandi ni wowe ufite icyo ushaka kugeza ku bwoko bwawe. Umutima wose w'umwana w'umuntu ukurikira ubutumwa uwugenderere, uwufashe. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye, amen. Bene data, Imana yampaye ubutumwa buvuga ngo tugenzuze Bibiliya ibi bihe tugezemo, kuko ibi bihe ni bibi cyane. Mureke dusabe Imana idukore ku maso kugira ngo duhumuke. Dukore ku maso mwami, tumenye iby'iyi minsi ya nyuma. Dukore ku maso mwami. Mbega iminsi mibi iteye agahinda, iminsi y'ubuhenebere
bukabije iminsi yo gukunda isi n'ibyayo ngo ntibigezweho ijuru reka ntitutibone umwanya duhanze amaso ku byo dushaka kugeraho turi mu isi nk'abakozi y'ikuno nyamara twibagiwe ko turi abashyitsi dukore ku maso mwami tumenye iby'iyi minsi ya nyuma dukore ku maso mwami tumenye neza icyo dushakaho ugume muri twe uhumura amaso yacu ugume muri twe duhumuke turebe ibiri kuba mu miryango yacu muri famiye cyangwa se mu masengero dusengeramo cyangwa se mu myidagaduro tugira aho hantu hose satani yihishemo kandi ku buryo abantu badashobora kumubona ntabwo bishobora kuboneka ariko imana iduhe gutekereza no guhumuka amaso turebe kandi twumve dusome ijambo ry'Imana icyo tudasobanukiwe tubaze ijambo ry'Imana kandi Imana izabana natwe kugira ngo dusobanukirwe ibi byose ikintu cya mbere nifuza ko tumenya umwuka w'Imana yampishuriye kugira ngo tuganire tumenye ikintu cyavanye satani mu ijuru ni igiki aho niho tuzasobanukirwa iyo dusomye muri Yesaya ibice 14 ku murongo wa 14 haratubwira ngo nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira nzaba nk'isumba byose uwo ni satani wavugaga ayo magambo iyo dusomye mu byahishuwe ibice 12 ku murongo wa 9 haranditse ngo cya kiyoka kinini kiracibwa ariyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na satani nicyo kiri kuyobya abari mu isi bose iyo urebye umugambi wa satani uhereye kera shuti bakundwa mwe mu nkurikiye ni ugusengwa yifuzaga gusengwa urabona yashaka kuba nk'isumba byose yatumye mu ijuru haba intambara arwana ashaka kwimura Imana ku ntebe yayo ariko ntiyari kubishobora aratsindwa yirukanwa mu ijuru aza mu isi gushuka abari mu isi ari kuyobya abari mu isi dukurikire neza cyane Imana ikugenderere kuko uhereye kuri Adamu satani amaze kugera mu isi yagiye kumushuka amwambura ubutware kugira ngo n'ubundi ari usigara ari hejuru ye iyo umuntu yakwambuye ubutware usigara umusenga niko bimeze kuko bakugize umucakara esclave niba ikindi kintu ushaka kugira ngo nkubwire satani niba yarabashije guhangara udahangarwa ni ukuvuga akabasha kujya gutanta cyangwa se gushuka umwami Yesu Kristo ese uribaza ko umwana w'umuntu ari we yatinya niyo mpamvu ngira ngo usobanukirwe ibiri kuba aho utuye aho usengera aho ugenda mu mijyi ubamo abantu usura abaza kukubwira ngo mujyana aha n'aha abana banyu mumenye ibyo barimo kuko abantu bari kubajyana ikuzimu bari kubajyana mu mwijima Imana idusure inshuti zanjye reka rero wumve iyi video hanyuma turakomeza wumve ukuntu satani yashatse gushuka Yesu Kristo muri domaine eshatu. Parlons. Et le deuxième point concerne la tentation de Jésus dans le désert où Satan a utilisé toutes ses stratégies pour faire pécher Jésus. La Bible dit qu'il a tenté le Christ dans 3 domaines et c'est dans ces mêmes domaines que l'ennemi continue de tenter chacun de nous aujourd'hui. Satan a essayé de tromper Jésus en lui demandant de transformer une pierre en pain afin de satisfaire sa faim. Ensuite, il a emmené Jésus sur la partie la plus haute du temple de Jérusalem et l'a mis au défi de sauter de là pour voir si le Seigneur tiendrait sa promesse d'envoyer des anges pour le garder. Et enfin, Satan voulait que Jésus se prosterne devant lui en échange de recevoir tous les royaumes du monde. Et cette dernière tentation de l'ennemi est ce que je veux aborder avec vous dans cette vidéo. Regardez ce que dit la Bible. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi,
elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. L'intention du diable en demandant à Jésus de se prosterner devant lui était de recevoir un culte d'adoration. C'est à cause de son orgueil qu'il a été exclu du paradis. kurikira neza wumvise neza ko satani ikintu nyamukuru yari agamije ni iki? Ni culte d'adoration cyangwa se gusengwa. Yashakaga ko Yesu amusenga. Izi domene eshatu yamugeragejemo, iya mbere amubwira ngo nahindura amabuye imigati. Yashakaga kumubwira ngo yikurikiza iby'Imana gusa, nashaka inyungu ze bwite, najya gutegereza iby'Imana biratuma inzara imwica. Uko niko ari gushuka bisi. Mushake nyura hakora ibi, Imana iratinda ntabwo iri bugusubize. Reka nkurikizeho kiriya mwumvise ahantu yamujyanye ku gasongero hejuru ngo nasimbuka abamarayika baramuramira. Uretse ko nara jambo Satani yarivuze yibwira hari ko arusha ubwenge Yesu. Icyo yashakaga kumubwira ni iki? Ni ukugerageza Imana. Umva ko uri umwana w'Imana, simbuka turebe. Urabasiki, simbuka. Niko ari kugerageza abantu muri iyi si. Uko niko ari kukubwira. Niba wizera Imana ngaho kora ibi. Niba wizera Imana se kuki ukennye, niba wizera Imana se kuki utabyara, niba wizera Imana se kuki abaturanyi bawe bakurusha ubukire, niba wizera Imana kuki ari wowe ugayitse. Ariko abari ukugira ngo noneho agushuke ngwino nyamara nge nkwereke ni nge Mana, ni nge ushobora byose, ni wewe wemera kunsenga urebe. Niko yabwiye Yesu. Iyo turebye rero ikintu nyamukuru hano yeretse Yesu ngo yamujyanye ahantu amwereka ubutware bwose, aravuga ati ubu n'ubwanjye mbugabira uwo nshatse ko ninjye wabugabanye. Ariko mva ikintu gikomeye Satani yamubwiye ngo nupfuka mukandamya ukansenga buriya butware bwose ndabuguha. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo Satani cyagamije ni ugusengwa tujuru. Satani icyo ashukisha abantu ni ubukire, ni icyubahiro, kandi binyuze muri ya mafaranga maze iminsi mbabwira. Kuguha amafaranga ukamusenga. Yesu Kristo yarabyanze ibyo bintu byose, amaze kubyanga amunesheje amutega ikindi gihe, ariko none aravuga ati reka mbijyane mu bantu. Mugiye kubibona muri izi ngero nabateguriye uko yahereye kuri Nimurode. Nimurode bamwitaga ikimasa muntu, yamuhaye imbaraga n'ubutware n'ubwami bituma nyine yihisha muri we kugira ngo amukoreshe. Muzi ko ari washushanyaga Antikristo uri hafi kuza. Nyuma arongera yihisha mu kimasa, Abisiraheli baramusenga. Namwe munyumvire, Abisiraheli baramusenga, bakanasenga icyo kimasa bavuga ngo niyo Mana yabavanye muri Isiraheli. Umva ukuntu Satani arindagiza. Kandi noneho muraza kubona muri izi ngero na n'uyu munsi icyo kimasa kirimo gusengwa. Kirimo gusengwa mu bundi buryo, mu buryo moderne cyangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ariko ni ibintu biteye agahinda. Mubirebe. Muraza kubona ko ari hani Buraya aho byabereye. Satani amaze kugera mu isi yasutse umwuka we wo kwigomeka mu mugabo witwaga Nimurode. Wari umuhigi w'umunyamaboko, yari afite imbaraga nyinshi cyane, ku buryo abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko ab'icyo gihe bamwitaga ikimasa cy'ishyamba, kuko ngo yashoboraga no kurwana n'ikimasa akakinesha, kandi akinesheje imbaraga ze gusa nta n'iyindi ntwaro afite. Yaje kuba umwami w'i Babeli, aho yubakishije inzu ifite umunara, ashaka ko ugera mu ijuru ngo yereke Imana ko nta kimurusha. Ariko muzi neza ko ibyanditswe byera bitwereka ko Imana yanyuranyije indimi z'abubakaga iyo nzu, ikaburizamo imigambi mibi ya Satani wari wihishe muri Nimurode. Murumva neza rero ko aho ngaho Satani ni muri rwa rwego rwo gushaka gusengwa, kuko abasengaga Nimurode babaga barimo gusenga Satani nyine umurimo cyangwa se umukoresha. Ahandi hakabiri hatwereka inyota ya Satani yo gusengwa, être adoré mu Gifaransa, hano mu isi, kuko mu ijuru ho murabizi ntibyamushobokeye, yarajugunywe mu isi. Ni cya gihe yahengereye Moyize yagiye kubonana n'Imana ku musozi wera, maze yinjiza umwuka we mu Bisiraheli bose, basaba Aroni ngo abakorere Imana y'ikimasa. Arayibakorera, batangira kuyisenga, kuyihimbaza, kuyizamurira amaboko nk'uko muri kubibona aho ngaho ku mashusho, bati dore Imana yadukuye muri Egiputa.
si ishyano se? Aha naho murabona ko ari Satani warimo asengwa mu ishusho y'ikimasa, kandi mumenye neza ko inyuma yo gusengwa Satani aba arimo gushaka abo azarimbukana nabo. Ngaho nimurebe namwe, iki kintu ni igiki koko? Reba uburyo moderne cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga Satani arimo kwiyerekana mu kimasa muri iki gihe cyacu. Aha hari mu mikino y'ibihugu bivuga icyongereza irondere muri 2022. Nimurebe namwe uko barimo gusenga icyo kimasa, uburyo barimo kukibyinira. Ari Nimurode, ari iki kimasa, byombi ni ishusho ya Antikristo uzaza gushyiraho ubutegetsi bw'isi yose. Ni kuri yazabashagawe n'ibihugu bizaba byamushyizeho, kandi iyi minara irashushanya nyine ubutegetsi bwe. Reba aho kiriya kimasa kiri kureba, reba aho ngaho ku mashusho nabateguriye, hari piramide isa n'iyi Nimurode yari yaratangiye kubaka, Imana ikayihagarika. Bigaragare ko rero ni Satani ukomeje guhangana n'Imana no kuyobya abari mu isi. Twebwe ari kuyobya abantu, ashaka abazarimbukana nabo. Ikindi nababwira, mumaze kubibona, Satani nanone yihishe mu muziki. Satani anyura mu baritiste b'umuziki akabenspira cyangwa se akababwira ibyo baririmba, bamuhimbaza, bamushyira hejuru, kandi abarimo kubyina izo ndirimbo namwe mwagiye nko mu makonseri n'ahandi mukazibyina, ariko Satani burya niwe muba muri kuramya. Ntabwo mvuze ko abaririmbyi bose babaramya Satani, mu nyumve neza, ariko abenshi muzabibona ni uko bimeze. Kubera iki? Yabahaye amafaranga bakemera gufata icyo cyubahiro, noneho nabo bakemera kumukorera. Ni uko bisigaye bimeze. Reba iyi video ukurikire neza wumve. Adoration. Et cette manipulation se produit déjà parmi nous. L'adoration est quelque chose qui est déjà présent dans notre ADN, car nous avons été créés pour adorer et exalter le nom de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous confions notre vie à Jésus, nous nous engageons à n'adorer que lui. Mais si cet engagement est rompu, la tendance est que le culte soit dirigé ailleurs. Et malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces transformations technologiques et sociales, l'humanité choisit déjà d'échanger le culte de Dieu contre le culte des choses terrestres. Et beaucoup ne se rendent même pas compte du piège dans lequel ils tombent. Et c'est pourquoi lorsque la marque de la bête viendra, les gens n'auront pas peur de la recevoir, car elle apportera de nombreuses facilités et avantages au monde moderne. Et c'est dans ces illusions que beaucoup sont trompés et amenés à exalter le nom de Satan. Et c'est pour cette raison que nous devons ouvrir les yeux et analyser ce que nous autorisons dans nos vies. Qu'il s'agisse de chansons, de contenus que vous consommez sur Internet, de vêtements, de tatouages et même de certains concerts. De nombreux artistes utilisent leur pouvoir d'influence et conduisent des multitudes à adorer le diable des manières les plus diverses. Certaines personnes sont même manipulées pour servir de sacrifice satanique, comme ce fut le cas du chanteur de rap américain Travis Scott, impliqué l'année dernière dans une tragédie lors de la présentation de sa tournée musicale. Le chanteur a entraîné des milliers de fans dans la tournée de son album intitulé Astro World, qui signifie l'étoile du monde. La scène, pleine de symboles sataniques, simulait les portes de l'enfer et portait les mots « on se retrouve de l'autre côté ». Et ce qui semblait clairement être une forme de culte du diable n'a pas empêché les milliers de jeunes et d'adolescents qui se sont rendus à l'événement de passer des heures dans cet environnement satanique. Et de nombreux jeunes ont été avertis que ces spectacles étaient un rituel. Mais cela n'a malheureusement pas suffi. 10 personnes ont fini par être piétinées à mort, parmi des dizaines d'autres qui ont été gravement blessés dans un accident tragique à cet endroit. Et beaucoup de gens ont dit que ces décès faisaient partie d'un sacrifice satanique du chanteur. On dit que Travis a vendu son âme au diable et que ses morts étaient le prix à payer. Shuti bavandimwe, nanone ndabaharizime kugira ngo mwumve neza ibi bintu. Niba mwitegereje neza, murabona ko gusenga Satani no kumuramya mu muziki no mu bundi buryo bwose nibyo byuzuye isi y'iki gihe.
kubera ko umuntu yaremewe kuramya Imana, niyo mpamvu Satani yivanzemo bamwe ntibabimenya. Harimo ababa bazi ibyo barimo gukora, nyine ni ukuvuga abakoreshwa na Satani baje gushuka abandi cyangwa se kurindagiza abandi, kuko bemeye guhabwa iby'iyi si na Satani bakamukorera, bakabaha amafaranga n'ibindi. Abo ngabo rero nababa baramaze kugurisha ame zabo. Murabizi ibyo bintu, murabizi biriho, abantu bagikuzimu kugurisha ubugingo bwabo, kugurisha imitima yabo. Hakaba n'abandi baba bari manipire cyangwa se baba barindagizwa, bakuzwa hirya no hino, bo bakaba baba bazi ko barimo gusenga Imana y'ukuri. Niba mwitegereje neza iyi video nabahitiyemo, mubonye uriya muntu wambaye ikintu kimupfutse amaso, arimo kuzengurukwa na ordinateur na smartphone ndetse na televiziyo. Ibi nibyo Satani yihishamo, bikaduhumisha amaso, bigasa naho ari byo mana zacu, bityo tukibagirwa ko tugomba gusenga Imana yacu ariyo Yesu Kristo, we muremyi wa byose. Satani yihishe muri ibi bintu byinshi cyane, mu myenda ivuye ikuzimu iriho za marikeze, ibi bintu bya za tatuwaje abantu bishyiraho ku mubiri. Mwagiye mubona, ngiye narumiwe, hari abantu bishyiraho za tatuwaje ziriho abantu bari gusambana, cyangwa ugasanga abantu bishyizeho za tatuwaje ziriho ibiyoka biteye ubwoba. Ibyo bintu byose ni iby'ikuzimu. Niyo mpamvu n'igihe hazaza, niko uyu muntu yavugaga muri video, yavuga ati n'igihe hazaza ikimenyetso cy'inyamaswa, ntabwo abantu bazabyitaho, kizabafata, bazacyakira ndetse banezerewe. Le culte des choses terrestres, et beaucoup ne se rendent même pas compte du piège dans lequel ils tombent. Et c'est pourquoi lorsque la marque de la bête viendra, les gens n'auront pas peur de la recevoir, car elle apportera de nombreuses facilités et avantages au monde moderne. Et c'est dans ces illusions que beaucoup sont trompés et amenés à exalter le nom de Satan. Et c'est pour cette raison que nous devons ouvrir les yeux. Mwitondere rero umuziki, kuko izi konseri abantu batumiza ibintu mujya mwumva ngo bya Tomorrowland n'ibindi, ibyo byose ni ibintu Satani yazanye. Abartiste benshi cyangwa se abanyamuziki benshi basinyanye amasezerano na Satani kugeza aho bagurisha ame zabo, bagurisha imitima yabo, bagurisha ubugingo bwabo. Satani abaha impano yo kuririmba, akabaha amafaranga, ndetse akabaha na pouvoir cyangwa se ububasha bwo kumuzanira abantu abamusenga, babishobojwe no kubashukisha umuziki, nyine kubabyinisha, bababwira ngo ni ukwidagadura, ngo ni raha. Urabyumva ibyo bintu. Ikindi kibi ku banyamuziki ni uko Satani abasaba ibyo twita ibitambo cyangwa se des sacrifices mu Gifaransa. Icyo gihe bakora ibishoboka byose muri konseri zabo, bagategura ko habamo za aksida, hagapfamo abantu benshi, bityo bakaba bararimbutse. Abo bantu bakaba bararimbutse, akaba batanzweho kandi igitambo. Les artistes utilisent leur pouvoir d'influence et conduisent des multitudes à adorer le diable des manières les plus diverses. Certaines personnes sont même manipulées pour servir de sacrifice satanique, comme ce fut le cas du chanteur de rap américain Travis Scott, impliqué l'année dernière dans une tragédie lors de la présentation de sa ndetse niba mwarebye neza mubonye uyu muririmbyi w'umuraperi w'umunyamerika witwa Travis Scott, yaririmbaga ngo Astro World, Etoile du monde, nuvuga ngo inyenyeri imurikiye isi. Kandi iyo nyenyeri imurikiye isi ni Lucifer, ni Satani. Mwabonyemo ndetse n'ibihanga, mwabonyemo n'ibishushanyo by'ikuzimu byinshi. Mwabonyemo n'umuryango ugikuzimu wari uriho imuri zihagaze. Biriya byose hari aho rero uyu muririmbyi yavugaga ngo tuzahurira aho ngaho hirya inyuma y'urugi rwa Enfer, cyangwa se inyuma y'urugi rw'ikuzimu. Mu Gifaransa yarimba avuga ngo derrière la porte de l'enfer, niko nabyita. Maze wabonaga ko bivuga abantu aho kugira ngo bumve neza icyo avuga, bakarushaho kudiha no kubyina cyane cyane abajene. Mwababonye kandi nyamara aba bajene bari babwiwe ko nk'uko yabivugaga yuko ziriya ndirimbo zuriya muraperi ari izihimbaza Satani, ariko
bo bakarushaho ahubwo kuramya Satani pe. Mwumvise ko hapfiriyemo abantu 10, barya bose rero nabo hakomeretsemo n'abandi benshi cyane, bari yaranje habamo agisida, abantu bikubita hasi, abantu bari batabandi, hapfamo bo ngabo 10 aribo yatanzeho igitambo, kuko mwiyumviye ko uriya wabivugaga avuga ko nyine uyu Travis Scott yasinyanye amasezerano na Satani yo kugurisha ubugingo bwe, kandi akajya atanga ibitambo mu ndirimbo ze aririmba. Aka ni akaga, izi ni ingorane. Nyamuneka mwasobanukiwe ko Satani yavanywe mu ijuru no gushaka guhimbazwa, no gushaka gufata umwanya w'Imana, no gushaka gusengwa, etre adoré. Tube maso nshuti zanjye, tube maso, tube maso. Nakaga. Reka turangize mbasomera rino jambo riri mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 9. Haranditse ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ayibyo mu ijuru cyangwa ayibyo mu isi, cyangwa se munsi y'ijuru, munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Yesu Kristo ni Uwiteka, ni Imana, nicyo bishaka kuvuga, kugira ngo kandi Imana data wa twese himbazwe, ihimbarijwe muri Kristo Yesu. Turarangije, ariko shuti mukundwa wakurikiye ubutumwa, reka ngusengere kugira ngo umwuka w'Imana akugenderere kandi agufashe guhitamo neza. Uwiteka Imana yo mu ijuru, nyir'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, ndagushimye ndaguhimbaje kubw'ubu butumwa uduhaye. Nsengeye ababukurikiye bose kugira ngo umwuka wera bagenderere, babashe guhitamo kwizera umwami Yesu, kumuha ubugingo bwabo, guhinduka rwose, bakava mu byaha barimo, kandi bakabasha kuvumbura amayeri y'umwanzi uri kwiyoberanya muri ibi bihe. Aho yihishe hose babashe kuhamenya kubwo umwuka wera wawe urabubagiyemo. Urakoze data, ndagushimiye ko ukora n'ibirenze ibyo. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye. Amen.